Yes, reka nongere nguhereze ikaze wo ukunda gucana ibiganiro bya Funny TV show umunsi ku munsi. Banje kuguhereza ikaze wo ukunda gukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Kimara kuva umuntu amaze kugera kuri mikoro wamaze kumenya uwo ari we nta wundi rero ninje wanyu umuhungu w'Abanyarwanda umwana wa City T Bless nanone on the top T boy T Swag baddest bad boy bomb class ya Kuba the top ambassador sound the machine on the mic ladies no one laser your blessings over blessings. Uyu nguyu ni the top hustler Mr Humble Man umwita ukushaka. Uyu ni umuhungu wasizwe amavuta y'umugisha 5 kuri 5 muri kumwumva imbere kuri kamera muri kubabona abantu musanzwe muzi kuko si ubwa mbere mubabonye ahubwo musanzwe mubaza ahubwo uyu munsi wa none ejo bundi nigeze kubagwiraho cyangwa se kubagwaho aho bari nsanga bari mu buzima basa nkaho babana banza no kugira amatsiko y'amadefo yabo n'amadega yabo dore ko bose bahuye bahwanye. Ndavuga ati iyo mico yose isa nkaho icurangana ndashaka kubasha kuba namenya ibyari byo neza ubundi bafu bansuza abantu bene dukomeze ndabasohoje cyane bakunze banje cyose ba T-Bless gwagwa kambaye no muvandimwe mureko nameze ndabona nana tatagaze wallahi menye no ko noziriho Imana bigi nayo birenze nyine tukabisa urumva n'ibintu byago sufata ni neza nabirenze Yes, ngira ngo urakoze cyane murana ko n'umutipe wanga afite tattoo nziza cyane ahubwo ndi kwibaza icyo gihe iyo tattoo bajya kuyigushiraho niba utarababaye kuko kino bita tattooage buranda gitinya niyo mpamvu uranshobora kuba ntinya kuzishyira niyo mpamvu nirinze kuzishyiraho kubera yuko tattoo ziraryana cyane ziri mu bintu bya mbere biryana cyane bura niyo mpamvu ya byose wenda bwiyo ngiyo yashyizweho n'ibyo horamo cyane ibyo bamo namenye byari byo kugira ngo ubu museye kuri muri kubona kuno episode yacu mwari musanga umenyere cyane nkunda gukoresha abakobwa cyane ariko uyu munsi navuze reka nkoreshe n'abasaza babo kubera yuko hari impamvu ngiye gukoresha abasaza babo ahubwo impamvu ngiye kubakoresha nuko hari ibyo bagiye gushyira hanze hari ukuri kwinshi bagiye gushyira hanze ndizera ko mwese muri abanyakuri siko bimeze cyane kabisa turabanyakuri yes bega cyujyaye no kuri mu kintu twaye tonto twibera mu bonye kabisa nyine tukuri subizike ko kubatsa igihugu abese kandi ko kuri nje ni ibintu bisanzwe n'abakonzi banje barabizi buriya. Okay, nkira aho ngaho ndagira ngo mbanze mite mbaza ikibazo cy'amatsiko ubu tuvugana turi mu kwezi kwa 12 ese hagati aho ngaho ni igihe kingana iki cyase hashize igihe kingana iki mutangiye kubana mwebwe nk'abajama mu buzima bwa geto mutangiye hashize igihe kingana iki mana bari haso za danje bizi se urumva kwana nk'abajama n'ibintu bisanzwe sizo ni ibintu bisanzwe urumva ni kejeri to hashize igihe kingana iki mubanye oya n'igihe mana amezi ageze murane hafi aho kabisa aho tu none se uko mwese sinzi niyo wenda mwese mushobotse cyangwa mushobokanye simbizi turashobokanye tunashobotse abari ibintu biragaho naba birenze iyo mubana mana nabo birenze kabisa tu none muvandimwe ni n'inshuti bya danje noneho tu umwe muri mwebwe ajya agira ikibazo akagisha inama undi cyangwa ni bya bindi gutyo oya tuba tubanye nk'abavandimwe ibyo ngibyo ni ibintu ku muvandimwe biba bigomba kubaho kabisa ku muvandimwe umwe agira undi nama n'undi nawe akagira undi nama kabisa urumva rero iyo mubana muri unit tu muri unit byagenda kose muri unit ariko umwaka ba unit imwe kabyarane tubasha kumenya neza yuko hari igihe cyakigera ibyo mu unit n'icyo ugasanga icyo mutangiye gupfa nta kintu muratangira gupfa nkamwe mwego ubwanyu man wallahi naje yari dushaka kuba twarapfuye wenda umunsi ariko nyuma yuko twaje kugikemura cyangwa se kiracyari ikibazo uyu munsi wa none wenda bikina nakubwira urumva ndabuja bana rero n'umwana w'abana babana urumva kuba tipe ubusuku wari danje gukora agasuko mu rugo urumva koza amasahani bandi ibyo bintu natwe biratugora birenze nose ko muzi ko hanze hanga cyase Kigali iri hanze hanga mufite bashiki banyu benshi nigute mutagira mwitabaza kajya kubakorera ibyo mwenda mu mutazi kwikora ndago mvuze benshi mvuze umwe cyangwa babiri bitewe nuko mwebwe umupango wanyu wenda uhagaze man kabisa wumva ukuntu bimeze iyo tubana turi abajama
ubwo umuntu nagateye mutebo umuntu aba afite mu rugo kabisa niba mutebo yikigo kutangiye kuza ibindi byakwetse noneho watangiye kuza ibintu bya ivi na ivi nagaye bya ivi na ivi kuko impamvu urumva njye mpamvu nkubwira gutyo nimba ubana na Buffalo urumva man nakubwiye ko tuba turi n'itari umurya ari nka famille yanjye tu urumva umuvandimwe ubona ko y'abajama babana tugomba gusenyera umugozi umwe kandi nka gutyo turi home man ibintu biba birenze nk'abajama sipe ibintu byo mu rugo nibyo bari danje ariko gutyo tugeze urumva ndamubwira ati man wakwicanye turi atuntu urumva yari bwazane nk'icyana ngo mu gipfe wenda cyangwa se asange yari umu ex wiwe cyo kintu cyari ninde cyari bwabeho muri mwe ko mbona mwese muri kurebana se ngo ntari bari babirenze urumva babirenze kuko aho ngaho urumva ndetse muri mwe nta muntu ntago yigeze azana nk'icyana wenda ngo mu gipfe haze n'icyo kintu cy'ikibazo cyakwekwe ntago biraba aho ngaho urumva abisi y'ubumana nk'abajama ntabwo ibyo ngibyo byabaho urumva ahubwo oya ukuri urumva niko ahubwo jeje ushaka kuza ukuri niko kwa mbere bro sibyo ngira ngo burya kenshi iyo dufashe wenda umwanya wo kuvuga ngo atuganire n'abantu wenda bagiye batandukanye mu buryo bugiye butandukanye ukagira kuba open wenda muri wowe ugasasa nkaho wenda uvuga ibyawe cyangwa se ugasa nkaho wenda uri kuvuga wenda ibikurimo nkaye ku giti cyawe ni ukuvuga ngo ni inzira nziza yuko wenda ushobora gukuramo inama kandi nziza cyane ikomeye ni ukuvuga ngo uyu munsi w'impamvu navuze icyo kibazo ushobora usanga wenda hari nk'ikibazo wenda cyavutsemo mukagikemura nabi ariko nzi neza ko hari nk'abantu benshi muri comment bashaka kubandikira babagira akavuga ati mwabahungu mwe rero twumvishije imico yanyu wenda imeze gutya mujye mubigenza gutya mubikemure gutya cyangwa se icyo kibazo gihari mugerageze mugikemure uko nguko so bizi se man ko wenda njyewe nko mu kiganiro duherutse gukorana cyangwa abizi nawe kubwiye yuko urwego nsigaye ndiho hejuru urenze urundi rwego ngo ni wowe ariko sa nkubabwiraho gato kugira ngo umuntu utarawe icyo kiganiro agire ahubwo natakibonye sinzi ikintu bahugiyeho undi bahugiye mu biki mwana njye mbabwire yuko urumva uwo mugiye mu bantu bari hejuru ya 45 nibo batagiteza ibibazo ogese babizi ndakeka benshi barakibonye cya kiganiro n'abatakibonye ahubwo banyarukireho barebe ariko hari comment nyinshi nagiye mbona zisa nkaho ziri kukubaza ibintu bikomeye cyane bisa nkaho wenda birimo amatsiko babibaza ngo ese koko biriya bintu wavugaga ko ari ukuri cyangwa ko byari bya bindi bisubiramo ni ukuri gushaka kuvuga iki none okay urashaka kubimenya neza ubwo uravuze ngo kwari ukuri ugushaka kwemera neza ko waciraga abakobwa imyeyo itubanza ubisubize asemaza mama bimbaza buri icyo kintu ndabizi neza ko ejo bambwiye nza muri interview hano babimbaza n'ibyo bintu ntago byabe nango kujya bahora bimbaza henshi niyo mpamvu oya ahubwo urabizi niyo mpamvu wakimbaje icyo kibazo noneho ukimbajije abandi bagenda bakurikira nabo bakabimbaza ngo bya bintu wavuze ngo nibyo urumva yes yarabaye shanga ariko mana hano nshaka kubabwira impamvu bya bonus mbikatira abana ntago kibikoze indege ziyo mu Kigali mani nazi powe urumva ndazishya pembeni urumva baba ushaka kubikurikirana neza nababwira hano bazagenda bakareba ikibazo nshobora ko wenda ndimo ndakikubaza we ntabyumve neza reka ngoreze mugenzi wawe kikubaza neza ukimusubize neza ako kantu ushaka ko bwa mbere ukumvishije kira mikoro ku kantu kamubaza umubaze ngese koko warabi umva ese koko ngiye ibintu nibo ndumva barimo barambwira koko byarabaye byo guca abakobwa imyeyo man biroroshye papa warabikoze se biroroshye urumva nabikoze ahubwo mbwiye ushaka ko mugira inama yo kuzajya ubikora ufite indege muri kumwe muri iyi minsi ibyo nibyo bintu byananirana nabishobora wowe zanshake ngukorera umuti numva mugisha ukuntu n'icyo bigenza ariko nyine tunago nyibikora bya staff mo reka mbwiye abantu bashaka kumenya ukuntu ya bintu bimeze bazajye kuri Buffalo TV show barebe icyatumye nyatira indege no abana tucyose bari under 18 mpamvu nabapowe nabihoreye ariko warabikoze nje nawe bemereye mani igihe kinini cyane bazajye kuri Buffalo TV show barebe kigana kwanye n'uwo bita mama wa Pampe na Mutsitari baramuzi bose mama wa Pampe ya impamvu navuye muri ibintu byo
kujya mu ndege cyose abana bato b'i Kigali mani narabatinya ahubwo wenda tu enjoy niyo ukibarimo ariko niba utakibarimo uzandebe nawe. Nigeze kuganira gato na mugenzi wawe nenda ntari kuri mikoro ari kumbwira ariko usa nk'uri kungisha inama ndamubwira ati rero iyo nama yawe ndumva twaza kuza kuyiganiraho mu kiganiro kugira ngo abantu base nka wenda abana bagira inama nkamwe ku buzima bwanyu. Buriya nibaza n'impamvu uranatangiye mbabwira ngo ese cyangwa se mbabaza ate se mu by'ukuri kuzima uvugishije ukuri kuzima mu mibanire yanyu cyangwa se mu mibanire yayo nta kintu mujya mupfa. Uri kumva icyo kintu ushaka kwibaza impamvu nahise nkikubaza mugenzi wawe twese kuganira gatari kumbwira ngo hari ikibazo ngo ejo bundi uri kumva wazanye umwana ngo muzana muri ghetto uramubwira ati rero umuhungu wanjye uyu munsi hari ukundi kwigenza uze kuza utinzeho gato umupeti yatashye amasaha yamubwiye ntago yigeze aguhamagara wowe yaravuze ati byanga kunda amasaha yambwiye byanga bikunda umupeti yacomotse arangije ngaraza ngaje ngasanga umukobwa reka ni ivi na ivi kandi ubwo arebye asanga wa mukobwa n'ubundi ngo niwe ngo yayirukaga kurya n'ubundi none ngo harimo haravukamo ikibazo ngo cyuko ngo umukobwa atwite ngo ariko ngo ari haribaza ngo ese umwe muri mwebwe ninde wamuteye inda. Ikibazo gihari sebye ko buriya rero mwana nawe wandaburije kenshi nawe byanga ko mbaza ibintu kuri kamera mwana ibintu akayimbarije inyuma ya kamera je ntabwo ndumuheza nguni rero ako kantu niyo mpamvu kandi wowe ntabwo ndumuheza nguni ndabyumva ko ibintu mwana ibaza ibintu wambaje imbere reba ejo bundi ibintu wambaje ati wamfashe basi nkabikubwira inyuma urambwira ati wapi ngo ibikingo system ngo nazi nene umva ibintu ugiye kumbaza ngo nari uwo mwana iki ngo kore nshaka ko wenda ugisubiza unagisubize n'abantu wenda banayimenye cyangwa se ntibabimenye wenda ukuri kuri aho ngaho nuko ese ko iyo case irahari cyangwa ntayo yambeshye iyo case man iyo case irahari iyo case irahari banumva uyu nawe nubwo ari ishumi kandi yaranengushye niza niki Komana ndaboreje mwana nzingo nkuraburise mwana kandi abisubiremo se n'ubya abisubiremo n'ubya ndakubeshye agari nana no mukecuru abisubiremo ndakubeshye Allah no muje basigaje niko bro samuvugisha oya ukuntu bayimeze urumva bana muri makiro bisi kuno abajuma babana urumva kareje ujeje akuza ngasanga wenda buffalo ari kumwe n'undi mwana nkuko wenda byabimeze aho jeje gusanga ari kumwe n'undi mwana wenda ngo nzane zagaranga ibiki oya wenda jeje kugenda oya nasanga ni kuri no za staff man bavuga ati mutugira inama wapi ngewe man ndabizi neza ko no kuri channel yanjye ikindi kibazo kindi none kindi cy'amatsiko njya ngubaziho iyo wifata wenda ugaterera ivi wenda mama bapa kavuga ati je ngutera ivi nge buriya utazanagira ngo buriya hato ejo cyangwa ejo bundi bitazanagira iki uri kumva mugenzi wawe inama kugira ni cyangwa nawe nuko biri aho ngaho wallahi mitamuga gukuraje mwese mufite 100 mwese oya icyambere igenda ati courage kuko uko banagiye kwinjira abizi tu nukwinjira none mugenzi nawe umva no muvandimwe turanabana mbamugiye inama kugira ngo ave mu ndege z'i Kigali ejo butazana mu Manaweee piramani bakamufunga ntabwo nifuza kuzabona bamwambitse inoze zira bikomo tu ahubwo yankurikirane injyana ndimo mani ngiye nabonye ari nziza aho zinjyana wakora cyo washaka cyose nibagufunge mani bari sawa bari sawa mu bacecuru oji umbwiza ukuri kuzima kuntu umuntu w'umusore wenda yifata akavuga ati ngiye mfashe umwanzuro hari ahantu iki n'ikindi kubona yuko ari abakecuru asa no mukengene z'ijambo ngo umukecuru wapi ahubwo navuye mu myaka yari ntabwo ribo tugikorana nsigaye nkora kwanjye njye ndikorera ahubwo ku giti cyanjye mani ni heza mugenzi wawe ntago ibyo bintu byo wenda we umugira inama yo kuva muri ibyo bintu cyangwa se muri ubwo bw'ubuyobe wowe ntago ujya ugira ikibazo cy'uko wenda ushobora kuvuga ati niba umugira inama we ntayumve mbega mukaba muriho munanyuranwa urabona nese ubu ngubu kuba nanze kuvuga yuko wenda ejo bagiye kumufunga kubera gufata nyine kuzana akana gato mu rugo nuko wenda naze kubivuga ntabwo nabivuga ko ejo bagiye kumufunga kubera ako kabazo ariko ntabwo nabivuga tu kuko hano n'imbere akana ntabwo nabivuga gusa ko imaze ndabikubwira neza ibyo bintu avuze arakubeshye cyangwa arakurabura
ya bro umva ibyo ngibyo urumva bari myself ku muntu sizose kandi ikindi nta nubwo ibyo ngibyo ukuntu baba binameze je ntabwo njya mvugisha under age ntabwo njya mvugisha under age physically uko ubu byemagaze urumva under age wapi nibyo ngibyo ntabwo bijya bigatira mane kwejo nese zirasoza zaje hari igiko cya gihari ntabwo bijya ntabwo polisi bucunga umutekano ntabwo bibaho kabisa icyo kibazo cy'uko wenda mwembi mushobora kuba mwarariye uwo mwana uyu munsi none uwo mwana yafashe umwanzuro akavuga ati wenda ngiye kubarega muri RIB ni urugero uri gutekereza neza ko ashobora kuba ninde mwe ufite ubwoba bwinshi uri gutekereza ashobora kuba yaregana ashobora kuba yaregana mwe muri mwebwe mwese uwo yarega nyirabayazana ese waje yivangamo oya kuri ibyo ngibyo hari ikibazo gihari no kuvuga ngo umwana arimo ararekanamo yuko yagize gute yateye inda ariko mu by'ukuri ko muri abajama mwese mubana muri ghetto mu by'ukuri mwagize gute mwakoze system mwakoze siko bimeze none ari kurekanamo kuko ntagaze Uwamuteye Inda umwe muri mwebwe reka ramubwire ngiye ntago ndi bubivuge cyangwa ikintu nasaba wenda nk'abafana cyangwa abakunzi banjye n'aba Maximum TV babasize gushyira comment tu nabo ubwabo babyumve bamenye ngo system nyine wenda yakoze umuti ya mbere ni ya nyuma ninde oya cyangwa se niba nashaka no kuri Buffalo TV show baze kubaca nabo bashyira comment bavuga turiya mwana no wawe nje nibaza kuca kuri Buffalo TV show bakandika ati uriya mwana nawe turabizi neza jewe mwanza nzitevera oji kwiti cyawe ufite gahunda yo kwipevera cyangwa ufite gahunda yo kuvuga ngo ngiye kama mbaya nzafu original ngiye nimba na comment bari ivuga ibyo bintu ebana uyu muvandimwe nzatamukora ikirego original kwibaza ejo cyangwa ejo ndifite gahunda yo kwenda umukobwa nafite gahunda kuzajya kumusura tukaganira kabanza kuba nanareba n'ubuzima kwanza abayemo mbere yo kugira ngo wenda mje mu yandi madetail yandi yose agiye atandukanye ubwo buzima wenda abayemo ndeho ndibaza ngo ubwo buzima abayemo bwo dusanze ari bubi mukaba wenda mwebwe mwari mwaratereranye umwana w'umukobwa mu by'ukuri muri kumutererana nturi no gutekereza yuko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kugira gutangira gukenera utundi tuntu tugiye dutandukanye siko bimaze icyo kibazo mu cyumve neza ubwo ndi gutekereza ese mu mitima yanyu ntabwo umutima ushobora kuzabacira urubanza kuko mwateye umukobwa inda nabwo ubwanyu mukamutazi ngo se ninde hagati yanyu mwembi uko muri babiri wenda kuri ibyo ngibyo kabisa ari ikintu bajya bavuga ngo wenda ntabwo imbere ya kamera urumva kabisa urumva nimba ugiye mu yaranyemeraga urumva after nkaza ngasanga ari kumwe na brother n'umujama wanjye urumva mbana nawe after nyuma bikaza kugenda gutyo kabisa kuva ari umuvandimwe hari byari byakorwa urumva byose bikagira ariko nkawe nuramuka uhawe inshingano z'uko ushobora kuba wenda uwo mwana yashyirwa mu maboko yawe cyangwa se yakwandikwaho uzamwemera cyangwa uzabanza kabisa urumva ubwo bari my blood ubwo bizagenda gute uzamwemera cyane bari my blood wanjye bagomba kumwemera tu nawe ikibazo kimwe cy'amatsiko nibigera mu nkiko bikaba ibintu birebire uwo mwana bikamwa ko byanga bikunda ugomba kugira gute bagomba kumukwandikaho bagomba kumukandika uremeza neza yuko uwo mwana uzabyema cyane ntago guhamagara izindi mani wapi mani bro ahubwo ngiye kwanga mu nkiko ntabwo nzanatuma bigera mu nkiko mbona amashuti ngo bitari guhura system ze kumacingana agamana n'ikuntu ubuntu bw'ubukoro tuba bwabuze akavuga ati se nimvuga gutya naho cyase nkabyemera gutya gahunda irabite gusa akabaye zaso biranze ntabwo gira ngewe nk'umuhungu barabizi kandi mane nafa nanjye barajya banyemera barabizi ko niyaminiya urumva ntabwo mu biki rero muri buri byose ngiyemba ngomba kwitwaramo ruzungu oya no kuva situation zose najyamo ngiye mutanzivamo nk'umuntu w'umugabo mbonye rero bigiye kuzaba kugiza mu nkiko n'iki yatavuga ati okay niba atari n'uwanjye atavuga ati ngenda mwemera n'umwana wanjye nguyu
yes wenda bimwe tukazahuza nyuma tukaganira namaze kumera neza oje namwemera tu ubwo nawe wemeye ko wamwemera ngo deje mva ko umwana afite amari ko agiye kubona base babiri urumva ikintu cya mbere iyo umuntu ari amaraso yawe bro aba ari amaraso yawe kabisa uzamenya iteka araye kandi oya just urumva ayibaho ibyo akoresha DNA abiki byose ushaka kwa kugira ngo ukamenya ko umwana ari uwawe ariko kuri ibyo ngibyo ntago ibi byose bye byakonfirma tumenye ngo bimeze gutya n'ibyo bindi byose ni ibihuha urumva ntago ibintu bimenyekana ari uko byabaye official DNA byageze kaje ntago nakanga amaraso yanjye bro na amaraso yanjye urumva ntago nayanga kabisa so ndagira ngo turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ngubwire niba ukunda gukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 ukaba wagize umwanya uhagije wo kureba kino kiganiro cyose kikarangira ndagira ngo unyemerere ucekinge neza niba waba warigize ukora subscribe nyaboneka ubashe ko wagira gute ubashe ko wayikanda uba utarayikanda wabikora ubundi ibintu byose bikabasha kwineza cyane 5 kuri 5 ngo mwamuri kumwe rero yari T-Bless umuhungu wanyu nk'ibisanzwe mu gihe kuri kamera turi kumwe n'umuhungu wakameje muri iminsi n'umukamezi wakameje muri iminsi amwita Yola mane ushaka umwisi yimesha kuzamutera kandi imbere kuri kamera ahantu mukamubona ano mashusho meza mwe murabona niwe mukamezi wakameje muri iminsi ari amafoto yose mubona ku mbuga nkoranyambaga niwe rero tuba turakesha 5 kuri 5 bigano byacu nakagaruka Astra Vista